Ndabashuje inshuti zanjye, inshuti z'urubuga Flow Kitchen and Home Gardening, amahoro. Uyu munsi rero mu gikoni cyacu tugiye gutegura repas iri special. Tugiye gutegura soupe de brocoli. Isupu cyangwa isosi ya brocoli soup. Rero brocoli sinzi niba abantu benshi barazizi, ariko sinzi niba mujya mukunda kuzikoresha kuko ni ikiribwa cyiza cyane pe, ntabona uko mvuga. Izi brocoli mureba hano ziririshe cyangwa zikungahaye kuri vitamine C na vitamine K. Vitamine C murayizi neza ko ari vitamine nziza cyane. Murabyibuka ko mu gihe cya Covid bashishikarizaga abantu kurya indimu, imineke, ibintu biririshe ya vitamine C. N'izi brocoli nuko abantu benshi batazizi kubera ko ziboostinga systeme. Vitamine C iboostinga systeme immunitaire, nuva izamura ubudahangarwa bw'umubiri. Rero brocoli iri mu kintu gikomeye cyane gikaze mu kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri. Murumva ko nta kintu umuntu yayigereranya nayo. Brocoli ni nziza cyane, mujye mukunda kuyirya mu masalade, mu mboga. Ubu rero ngiye kuyikora, ngiye gukora isupu yayo kugira ngo ngiye nyirye nk'isosi cyangwa se potage, rero ariko nabyita uko tuzagenda tureba uburyo bwinshi butandukanye ushobora guteguramo brocoli kugira ngo tubashe nyine kuboostinga systeme immunitaire. Abantu bahora ku miti nk'abadiabetike, abantu barwara amahepatite, bahora kuri bya binini bya buri munsi, abarwayi ba sida, aba ari ngombwa gufata iyi soupe ya brocoli kugira ngo imiti itabazaza, kugira ngo ubudahangarwa bw'imibiri yabo buhore buri hejuru, ku buryo ushaka kugira ngo umuntu nta nubwo arwaye kubera ko nyine afite ukuntu yisana mu mirire. Rero turashyiramo na tangawizi nayo tuzayirebaho, ni ikintu cyiza cyane, nayo iririsha vitamine C n'ibindi bitandukanye. Rero nkunda kuyikora ngewe nshyizemo tangawizi kuko ni uburyo bwo kuzamura izo vitamine zirimo zikaba nyinshi muri iyo soupe. Noneho izi ni tungurusumu nazo murazizi ko umumaro wazo n'isi yose. Tungurusumu ni nziza cyane, ziradetoxifiya umubiri, zikora ibintu byinshi, ariko kano kanya ndibanda kuri brocoli kuko nizo tugiye gukora soupe yazo. Rero turashyiramo pavuro itukura, pavuro nayo ni nziza mu mboga, ntiyaburamo mu isosi cyangwa muri potage ntiyaburamo. Turifashisha n'iyi courgette ni igice kuko na brocoli si nyinshi, ni eshatu kandi zitari nini cyane, niyo mpamvu nakoze n'igice cy'iyi courgette. Rero reka dutangire tubitegure vuba. Simba nshaka gukora video ndende irarambirana, ntabwo ari byiza. Iyo byantunguye byangwirira ikaba ndende, buriya ntabwo mbikunda. Mashaka ko turasa ku ntego, noneho kugira ngo mutaza no kurambirwa mutarebye by'ingenzi mashaka kubereka. Reka rero duhite tubitegura vuba tujye mu gikoni mbere, kuko mwajya mukora soupe de brocoli mukarya neza mugasigasira amagara. Ingredients zacu rero dukomeje kuzitunganya. Brocoli zanjye zisa n'izahindutseho ukuntu, zimaze iminsi muri firigo, ntabwo zikiri fresh cyane, ariko ntacyo bitwaye. Ikintu nshaka kubereka hano rero kuri brocoli, hari abantu bajya bakora amakosa bagakoresha utu twa hejuru gusa, iki giti bakakijugunya. Ni amakosa kuko iki giti nacyo kiba kirimo intungamubiri nyinshi cyane. Ntimukajye mukijugunya kuko ubwo muba mwangije uruboga, muba murwangije, muba mufashe, muba mwituburiye, niko nabyita. Ahubwo ubigenza gutya, narwo ukarukatakata, ukagenda urukatakata, ukaza kurutekana n'izindi mboga kuri buze guteka, niba ari potage, niba ari iyo soupe, niba ari imboga zisanzwe. Ntabwo rwose kiriya giti ntimukajye mukijugunya. Niba twavuze ngo brocoli iririsha vitamine C, no muri iki giti cyayo ibirimo cyane na vitamine K, ntabwo turayibagirwa, nayo iririsha vitamine K, kandi vitamine K murabizi ni ingenzi ku magufa yacu.
urumva rero iyo ufashe supe iboostinga umubiri, systeme immunitaire, abasirikare b'umubiri bakiyongera, warangiza hakaba harimo n'iyo vitamine ikomeza amagufwa. Mu by'ukuri uba ukoze ikintu gihambaye ku mibiri, kandi ni imirimo umumaro wayo ni munini cyane. Iri preventive, irarinda cyane, bavuga ko ari contre kanseri, irarinda ku makanseri. Ntabwo ushobora kuba urya ufata isupe ya brokoli kenshi ngo ube wagira ikibazo cya kanseri, izo z'ibihaha, izo mu muhogo, iza prostate. Numva ari izo ngizo nzi cyane, ariko buriya hari n'izindi. Rero bantu banjye, nzajya mbereka ibintu byubaka ubuzima kugira ngo tujye twirwanaho. Reka tuba twariye nabi, ibintu byose byabaye ibituburano. Ngaha amafumbire mvaruganda, ngaha iki turasanga mu byo turya byose. Niyo mpamvu rero tugomba kwirwanaho, tukajya dufata agasupe nk'aka ngaka kugira ngo umubiri wacu tuwutabare, kugira ngo twirwaneho. Mu by'ukuri rero nsa n'urangije gutegura imboga zanjye. Niba nazita imboga, niba biranyohera kuvuga ingredient, ubwo mbona nabuze uko mbyita. Murabona ukuntu bisa neza cyane. Reka rero tujye mu gikoni. Turabanzamo mu mavuta, turakoresha utuvuta duke, tujuru utuvuta dukeya. Ntabwo waba ugiye gukora potage, ugiye kurya agasupe keza nk'aka ngo urundemo ibivuta. Turabanzamo tangawizi na tungurusumu, bitunguru, gutyo gutyo ndagenda mbereka uko tugenda tubishyiramo. Kandi kubera ko turi bunabisye ari supe nyine, nta mpamvu yo kubiteka cyane, nta mpamvu yo guhisha cyane ibintu ugiye no gusya, nta mpamvu rwose uri kubyangiriza ubusa. Twagiye mu gikoni, twageze mu gikoni cyacu rero. Twabanyijemo ka gatangawizi kuko kaba gasa naho gakomeye. Dushyiramo agatungurusumu n'igitunguru gisanzwe. Byamaze gufata amavuta, reka dushyiremo ya kurujete yacu. Turayivanga akanya gato cyane, bityo tubishyiramo n'utundi, kuko nk'uko nabibabwiye ntabwo tubiteka cyane kandi turi burabisye, nta mpamvu. Kurujete na pavuro murabona ko byagezemo kandi byamaze gufata amavuta. Dushyiremo na ya brokoli yacu, igihe ni iki ngiki cyo kuyishyiramo, hanyuma nayo mu kanya irabihiye. Dukomeze ku yindi etape, dupfundikire bishya. Imboga zacu rero naho zigeze. Nk'uko nkunda kubibabwira, iyo amavuta atangiye kubamo makeya, kuko mba nakoresheje makeya, uretse ko ubwo ubu nakoresheje olive oil, ntabwo mu mboga nk'izi, mu gasupe nk'aka ngaka nabura gushyiramo olive oil. Reka dushyiremo akunyu rero gakeya kugira ngo za mboga zacu zibyare amazi, kugira ngo zidashirira. Iri ni ibanga, mujye mushyiramo akunyu igihe muba mwakoresha amavuta make. Kereka abantu bateka ibivuta byinshi, ariko ku bantu twitekera amavuta makeya, ibanga ryo kugira ngo tudashiriza ni ugushyiramo akunyu. Reka dupfundikire rero, birahita bibyara amazi. Hanyuma rero hari utungo ntashobora kwibagirwa guhemukira. Timerike murabizi rwose, abankurikira mumaze kubimenyera ko ari ikirungo ntashobora kwibagirwa. Hanyuma iyo kivanze na ka black pepper rero bigakora umuti. Black pepper nashyiramo gake kuko muribuka ko twashyizemo n'agatangawizi, kandi agatangawizi nako ni nk'agasenda. Reka rero dushyiremo akaringaniye agace k'akayiko kugira ngo supe yacu itaza kuba urusenda gusa bigakabye. Ubwo rero reka tuvange, hanyuma tubikureho tujye kubisya, kuko aha bigeze birahagije rwose, nta mpamvu yo kurenza ahangaha. Wow, tuvuye gusya rero, nuko supe yacu imeze. Urabona yiganjemo umuhondo kubera iriya timerike irakora cyane cyane.
buriya kariya nashyizemo gakeya yiko katanuzuye niko katumye bihita bihinduka umuhondo. Ubundi byagombye kuba byiganjemo ibara ry'icyatsi wenda ridakabije cyane kubera ko nashyizemo na pavuro y'umutuku, ariko noneho gushyiramo timerike bihita bihura nyine ibara rya timerike niryo ryiganza. Murabona ko potaje yacu ntago yiganjemo icyatsi nubwo twakoresha ibintu by'icyatsi, ahubwo yiganjemo umuhondo. Timerike rero sinayihemukira uko byagenda kose, niyo mpamvu mubona ko n'imyuko tuba dukoresha ibara yarahindutse umuhondo kubera kuyikoresha cyane. Rero kubera ndimo gusya nakoresheje amazi akonje, nta gashyushye nahise nyabona hafi, niyo mpamvu ngiye kubireka bikabiramo gakeya kugira ngo n'aya mazi nakoresheje ashye, hanyuma potaje yacu cyangwa supe yacu iraba itunganye. Supe yacu rero yabize, ibiza akanya karinganiye, yahiye mu by'ukuri, numva twayikuraho muri bwa buryo bwacu bwo kutayangiza. Reka tuyikure kuko ahigeze, yahiye rwose, iri guhumura, isa neza, iraryoshye. Reka tuyikure, igeze igihe cyo kuyifungura tujye ku meza. Wow, twageze ku meza rero. Potaje yacu murabibona rwose ko isa neza. Brokoli supe yacu yarangiye nyise potaje, ariko mu by'ukuri ni supe ya brokoli. Brokoli supe yacu murabona ko ihiye, isa neza, ni akantu gasa neza, kari guhumura, kararyoshye, namwe murabibona mu jisho. Ni akantu wafata rero buri gihe, aha nta kondisiyo. Mu gitondo ubaye ukabonye wagafata, nimugoroba wagafata, byo ni byiza cyane. Saa sita mbere yo kurya wagafata, ukabanza nyine ukisana, wa mubiri ukawushyiramo iyo vitamine C, vitamine K, igakora ibyo igomba gukora, hanyuma ukaza kurya, niba ari saa sita niba ari mu gitondo. Nimugoroba aho rwose sinzareka kubibabwira, akantu nk'aka ngaka ubaye wariye neza ku manywa, saa sita, saa saba, saa munani, saa cyenda, wakararira rwose ukiryamira, wenda ugashyiraho n'urubuto rwaba rukuri hafi ukiryamira. Abantu mushaka kunanuka ngo byaranze, ngo mukora siporo bikanga, uzafata aka kantu, aka gasupe ka brokoli, buri nimugoroba ntushyireho ibintu byinshi, ushyireho urubuto rukuri hafi, uko ushyireho agasalade se k'urunyanya n'agashu, gutyo uzarebe kutazananuka. Uzabikora ibyumweru 2 n'ubutarata ibiro, uzambwire ko nakubeshye. Rero reka tugute aka gasupe kacu, karahumura, kararyoshye, nta kuntu rwose kataba kameze neza. Umva kararyoshye pe. Noneho ka gatangawizi nashyizemo, karimo nyine kameze nk'agasenda. Murumva ko kunanuka byaba hatari, kuko tangawizi twika ibinure. Uwo mumaro niba mutari muhuzi nawe mubumenye. Noneho n'aka black pepper nashyizemo byakoze akantu k'agasenda nyine kadakabije, keza cyane. Murayibona rwose isa neza. Rero mureke tujye dukora udusupe nk'utu ngutu, udupotaje nk'utu ngutu, tudufate rwose mu gihe cya nyacyo, cyane cyane nimugoroba, nta bindi tuvanze. Turamutse tubishoboye cyangwa tugashyiraho ibindi ariko bitaremereye, tuzaba rwose dusegasiye amagara. Reka rero ndekera hafi, video itaba ndende, mba nabigisha ibintu byinshi, nkababwira icyo vitamine K ikora mu buryo burambuye, nkababwira C, nkababwira iki, ariko mba mbahayeho nosiyo, mujye mugenda namwe mu bisome bantu banjye. Ndabakunda kugira ngo mugire amagara meza rwose, nzajya mbibafashamo. Rero muryoherwe, mugakore. Nagomba mvuze ngo muryoherwe, ndabizi ko ntabyo mufite, ariko mba nizeye ko ejo cyangwa ejo bundi muzabikora, kuko nagomba nabibigishirije ubusa. Rero nizere ko muzaryoherwa. Nanjye ubu ngubu rwose ngiye kugafata, nagomba nabinogeje cyane nk'iby'umwana w'uruhinja, niyo mpamvu muri kubona mutu ngutu, niko nabikoze, niko mbikunda. Nagomba nshaka binoze cyane nk'iby'umwana mutoya. Rero ngiye kwisana, namwe rwose kuraje, mujye mubikora, mujye mukurikiza ibyo mbabwira. Ni ukuri tuzarwanya indwara nyinshi zibasiye abantu.
murakoze rero, cawu cawu.